muri iyo myaka rero ntabwo aba agikeneye ubucuti bwa cyane, aba yatangiye gukura yumva akeneye aburungano rwe kurusha uko agukeneye mu buzima bwe, akeneye umwanya we wa wenyine kurusha uko mwitsiritanaho nk'uko byari bimeze mu bwana. Arimo arakubwira ngo ndimo ndakura, mwanya mparumu mpumeke mu icyumba cyanjye njyenyine, ndashaka kwivumbura identite yanjye ukomeze ikivutushije kwa cyusa. Noneho rero aho ngaho aba yarenze kumutekerereza no kumuha amabwiriza n'imirongo ngenderwaho, aba yumva ashaka kuba we. Niyo mpamvu muri iyi myaka muzabibona bakunda privacy cyane. azajya mu cyumba yikingirane, azajya kuri telefone, ajye kuri mashine. Noneho ubu biranahari by'ikoranabuhanga, ariko ibyo byose ashaka kwivumbura uwo ari we, uwo ashaka kuba we, arishakisha. Ibyo byose biri stressful, mubyibuke. Mbega ubu turacyari mu murongo wa stress. Ibi stressinga umugore kuva baye akiri umukobwa ataraba umugore, ruba ari urugendo ruva mu cyiciro kimwe ajya mu kindi, kandi buri cyiciro kizana stress zacyo. Akantu rero gakomeye aho ngaho, hahandi atagishaka gutekererezwa na papa na mama, hahandi atagishaka ko ari bo bamutekerereza ibyo akora n'ibyo yiga n'uko abaho, ababyeyi bibatera stress nabo. Bakundwa kandi bakunze ibiganiro byacu bitandukanye, aho muherereye hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwiriwe mwaramutse bitewe naho muri, turabakunda kandi tubahaye ikaze. Murakoze gukomeza kubana natwe, haba kuri Life is Mental and Spiritual cyangwa kuri Family Room. Nukuri turabakunda cyane. Murakoze kutwandikira, murakoze kutuha ibitekerezo. Ni mwebwe mpamvu turi hano, turimo gufatanya kubaka umuryango, tujya tubona ukuntu musangiza abandi ibiganiro. Wow, navuga ngo murimo murakora akazi keza. Reka rero mbakirire mugenzi wanjye turi kumwe, Devota. Umeze ute? Meze neza. Amahoro. Tuguhaye ikaze, turishimiye kukubona. Natwe nuko. Wow. Numugisha buri gihe kubana namwe. Reka mholdinga bimaranga mutima yarazamutse. Ariko uyu munsi tugarutse mu kiganiro n'ubundi cy'ubuzima bwacu, ubuzima bwo mu mutwe, kuko tuzi ko ariyo moteri y'ubuzima busanzwe bw'imitekerereze, aho uri bukura imbaraga zo guhaguruka ukajya gukora, aho uri bukure ishyaka rituma ukora ibyo ukora byose, no kubera ko ubuzima bwo mu mutwe buba bumeze neza. Ubushize hari ikiganiro twigeze kugira tuvuga ku buzima bwo mu mutwe k'umuntu witwa umugore, uburyo yasobanukirwa uko ahagaze mu buzima bwo mu mutwe, ese n'ugute yanakwirinda kugira ngo wenda hataza kugira ikibazo kidasanzwe yahura nacyo cyangwa cyamugeza mu ngaruka noneho zo kuzajya kurwara no kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda by'umwihariko kureba ngo ni ibiki biba ku buzima cyangwa biba mu buzima bw'umugore bikaba byagira ingaruka ziri negative, cyangwa akisanga nyine yahungabanye mu buzima bwe bwo mu mutwe. Nibyo tugiye kwibandaho cyane. Reka dusenge hanyuma tugaruke. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, urakoze kuduha umwanya wo kugaruka buri gihe, turabishimira. Ntabwo ari bisanzwe ko uduha ubuntu kugira ngo tuze dutange umusanzu wacu mu buzima bw'abagize umuryango. Mwuka wera ngwino uganze udukoreshe kandi udukoreremo kugira ugire umuntu urokora cyangwa benshi uri bukize. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Devo, ngaho ngwino tujyane rero muri ubu buzima, turebere hamwe ngo ni ibiki bijya biba mu buzima bw'umugore bishobora kumuhungabanya ubuzima bwe bwo mu mutwe. Yes, cyangwa bishobora kugira ingaruka ziri negative, ingaruka zitari nziza ku buzima bwe bwo mu mutwe. Urakoze cyane. Reka maze nkirarifiye iki ngiki. Abantu bakunda kwitiranya ubuzima bwo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe. Okay. Nari ngiye kuvuga ngo kagira inkuru kubera ko nanjye numvishije akantu kameze nkaho ni ibintu bibiri bitandukanye ndetse bihabanye. Yego, ubuzima bwo mu mutwe ni mental wellness, ubundi mu magambo yasobanutse. Ubuzima bwiza bwo kuba umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, atarwaye, adahungabanye, adafite ibibazo byose, adafite panique, adafite pressure. Iyo ni mental wellness. Mu gihe ari bwo buzima bwo mu mutwe. Mu gihe mental illness ari uburwayi bwo mu mutwe. Okay. Ikabayo iterwa no mu gihe twananiwe kujera bya bindi bitubaho biduhungabanya.
twamara igihe kinini ntacyo tubikozeho bikadushorera cyangwa bigatuma dusoreza mu ndwara zo mu mutwe cyangwa turwara mu mutwe. Hanyuma rero nkomereje aho ngaho, ubundi ubuzima muri rusange pe buri stressful. Ubuzima ni stress. Hanyuma rero stress ubwayo ntabwo ari ikibazo. Stress ni reaction umubiri ugira kuri pressure z'imibereho. Ubuzima buri gihe duhora dufite ibintu bidustressa, bitwihutisha, bituma dupanika. Ibyo rero iyo bije nibyo bibyara stress, kandi ibyo ni ubuzima. Iyo uri muri relationship uba ari stress. Reka twiyizire ku mugore kuko ari cyo mumbajije. Ubundi umugore mbere yuko umugore aba ari umukobwa. Yego. Umukobwa rero kuva agitangira kuba umwangavu agira amastress menshi cyane cyane yageze muri teenage, muri ya myaka y'ubwangavu hagati ya 13 na 19. Iba ari imyaka y'impinduka nyinshi mu mubiri we. Hormonal changes ziba zihindagurika, arimo yivumbura uwo ari we, uwo azaba we. Ibyo byose rero cyane cyane icyo kiba ari igihe cy'impinduka nyinshi, yabaye umutini cyangwa abaye umwangavu, haba hari ibintu byinshi birimo guhinduka mu buzima bwe. Haba hari behavior change ijyanye n'ukuntu arimo guhinduka. Urugero bwo abavuye mu myaka y'ubwana ageze hagati ataraba umuntu mukuru, atakiri umwana, atangiye urugendo rwo gusoreka no kuba inkumi. Ibyo rero byose biramustressa kubera iki? Ari mu mibanire ye n'abandi hari ibihinduka byinshi cyane. Ahinduka cognitively, agahinduka emotionally, agahinduka biologically. Urumva za hormones ya misembero irimo gutuma amabere amera, irimo gutuma atangira kwikunda, kwiyitaho, kwita ku nshuti. Ibyo byose bimuzanira stress, kuko ni hahandi umukobwa atangira kuvuga abangaha ni beza kundusha, bafite uburanga buruta ubwanjye, bateye neza kundusha. Uburyo ubona bahese ibitugu kubera iyo atangiye kumera amabere akagira ipfunwe, ukabona ahinduye ingendo cyane cyane iyo amabere yabaye manini cyane, batangiye kumwita amazina no kumuseka no kumunegura. Aho ngaho hamwe n'izo mpinduka atahamagaye, atahisemo igituza uko kiza kungana, ariko stress ntibura kuza. Arashaka kugira amabere nk'abagenzi be, yambara akaberwa akagenda yemye, ariko arabona arimo amurusha imbaraga, yamuremereye, ntayasubizayo, ntafite yayisha. Uzirikane ko yari na myaka aba atanafite ibyo akeneye byose. Ni umunyeshuri, arasaba mu rugo. Yego. Imiryango yacu bidafite ibihagije buri gihe. Iyo stress yo kutagira ibihagije nayo ikabira mwatatse, imihango iba yajemo, akeneye yasuku idasanzwe. Iyo ni stress yayitangiye adafiteho control. Hanyuma rero arenza ubwangavu, ageze mu gihe cyo kurambagizwa, noneho yabaye umukobwa. Ariko ubwo aho ngaho ndihuse ndebye kuri kotiri biological gusa. Ntabwo wabisoza byose kuko ni byinshi. Ibaza ibintu bibera mu myaka guhera 13 kugera 19. Ni nyinshi cyane. Urumva ko twavuze umugore, ndashaka kwirukanka ngo nyure muri izo stages, kuko izo transitions zose zizana stress. Yes. So katugaruke kuri cognitive part. Ubwo twari kuri biological. Uzi ko cognitively kuri iyo myaka 13 y'umbutini nyine hagati ya 13 na 19 ari hahandi atangira no guhindura mu mitekerereze. Ava mu byo twita concrete thinking akajya muri abstract. Bishatse kuvuga iki? Mu myaka ya mbere 12 kumanura, abagendera ku mabwiriza ya papa na mama. Caha, jahangaha, garuka, ambara utya, hindura, vuga gutya, bagenda batya, you know. I know. Ndimo ndabireba neza. Yego. Ibyo byose iba ari imyaka y'ubwana, nta kintu bimubwiye. Abakiri muri ya concrete thinking, ababyeyi bamutekerereza, bakamufatira ibyemezo, bakamwerekeza aho agomba kujya. Iyo yagiye muri abstract rero
ageze muri ya age aho ataraba umu adult ariko ntakiri n'umwana yatangiye kwisobanukirwa arashaka noneho gukora ibintu uko wabishaka kwitekerereza ntabwo agishaka ko kimutekerereza uzabigenzure muri iyo myaka ni na hahandi hanging around na bagenzi be burungano ntabwo aba akiza ngo wamufashe ukuboko ngo mwagendanye uri mama ntabwo aho yaharenze arimo arakura arumva fiyeri yo kuba mukuru kwigenga kwitekerereza aho ni hahandi atangira kwihitiramo kariya y'ibyo aziga niba ashaka kuzaba umuganga arihitiramo atangire kubaka umuganga w'ejo hazaza we numubwira ngo jya gukora ro kuko ushaka ko ashyira ikirenge mu cyawe yego wenda wowe nyine wanga akarengane n'ibyo ukora ukumva abawe bose babikora akubwire no hari n'igihe waba warabikunze ntugire amahirwe yo kubikora thank you ukumva umwana wawe niwe uzabigukorera ukumva arashaka ikivutushije kwa cyusa noneho rero aho ngaho aba yarenze kumutekerereza no kumuha amabwiriza n'imirongo ngenderwaho aba yumva ashaka kuba we niyo mpamvu muri iyi myaka muzabibona bakunda privacy cyane azajya mu cyumba yikingirane azajya kuri telefone ajye kuri mashine noneho ubu biranahari by'ikoranabuhanga ariko ibyo byose arashaka kwivumbura uwo ari we uwo ashaka kuba we arishakisha ibyo byose biri stressful mubyibuke mbega ubu turacyari mu murongo wa stress ibi stressinga umugore kuva abaye akiri umukobwa ataraba umugore ruba ari urugendo ruva mu cyiciro kimwe ajya mu kindi kandi buri cyiciro kizana stress zacyo akantu rero gakomeye aho ngaho hahandi atagishaka gutekererezwa na papa na mama hahandi atagishaka ko ari bo bamutekerereza ibyo akora n'ibyo yiga n'uko abaho ababyeyi bibatera stress nabo yego kubera iki wamenyere kumubwira caha nyuraha haza conflict yitwa rebellion yego cyane yes ababyeyi babyinterpretinga nka rebellion nawe arashaka freedom yes kandi akanavuga ati ntago banyumva nta nuba yumva undi ahubwo niho bipfira umubyeyi azatsakuza batukana avuga ati wa gicucuwe n'ibitutsi bizamo ntucyumva ni iki cyaguhinduye kera ko wumvaga ariko yakuze arimo aratransitioninga imitekerereze ye mu buryo buri psychological yimutse yahindutse uba ari muri abstract thinking yavuye muri concrete rero tubonereho kubwira ababyeyi ubu bumenyi bubafashe kumenya uko mufasha abana nubona yatangiye kutakwimvuruvinga mu bye atakiza ngo mujyane ku isoko mutahana ubukwe abutahana na bagenzi be ubwo inama utanamugiriye aho ngaho utabaye maso zishobora kukugora izo wamugira ubu akabona zitakigezweho rero abubaka ubucuti n'abana mutangire hakiri kare ku bagifite batoya muba befriending mubabe hafi mubaganirize na twa tuganiro mubona tw'abana wemera ubumwana kugira ngo wubake ubucuti bwawe nawe hakiri kare noneho namara no kugera muri bya bitekerezo na bya bindi arwana nabyo mu stress abohokere kubikubwira kuko wamubereye inshuti akigukeneye uzabona aho winjirira thank you muri iyo myaka rero ntabwo aba agikeneye ubucuti bwa cyane aba yatangiye gukura yumva akeneye aburungano rwe kurusha uko agukeneye mu buzima bwe akeneye umwanya we wa wenyine kurusha uko mwitsiritanaho nk'uko byari bimeze mu bwana arimo arakubwira ngo ndimo ndakura mwanya mparumu mpumeke mu cyumba cyanjye njyenyine ndashaka kwivumbura identity yanjye ukomeze reka tuhasubikiraho ntabwo twabirangiza ariko birumvikanye pe Imana ishimwe ubwo bazatubwira muri komenti noneho rero ubwo bageze urabona amakonfuri menshi wowe uba mu cyumba cy'umuryango duhora mu biganiro by'umuryango ariko burya ntago bitangira twageze mu muryango ubwo nyuma y'aho ngaho yatangiye kurambagizwa wenda reka dusimbuke gutyo twihute ntabwo azi package ajyanye urabizi muri relationship aba bana wenda bakuze muri iyi environment za rusange za hano iwacu self identity uzi ko ari imbabazi z'Imana kugira ngo umwana aba afite iyo self confidence agende azi icyo ashaka mu rushako na choice abazi agomba guhitamo hari igihe abantu barinda binjira mu rushako bajyanye mu rukundo gusa I know yego bajyanye mu rukundo cyangwa bajyanye basunitswe na pressure yuko imyaka yageze ubwo reka tubyita urukundo
kuko bagenda byitwa ko bakunze banakunzwe, niyo mpamvu relationship itangira. Kuko iyo utakunze cyangwa ngo ukundwe uguma aho ngaho hakagenda abandi bakunzwe. Iyo igihe cyageze ko uje muri relationship uba wakunzwe nawe wanakunze, ariko icyo akaba ari cyo cyonyine ujyanye kandi kitazagusustaininga. By'ukuri winjiye muri iyo relationship utazi impamvu winjiyemo, ari uko nyine bakubwiye ngo iyo umuntu yakuze arashyingirwa, iyo wabaye umugore urubaka ukabyara ibije ugashinyiriza. Niwinjirana amakuru mu rushako yo gushinyiriza, uzashinyiriza kabiri bwa gatatu bikuranire, bikurenge, biturike. Akana ko gushinyiriza ni hatari. Ntabwo ari sawa, ariko niyo makuru tuhabwa. Yego. Rero gushinyiriza ubundi ni ukwihangana newe, tubikure muri negativite, kuko kwihangana ubuzima bwose buza gusaba kugira ibyo wihanganira, aho reka tubyemeranye. Noneho rero transition nayo yo kwinjira mu rushako, hari ukurambagizwa, hari ukubengwa no kubenga, haba harimo utuntu twinshi cyane, kumva udakwiriye, kumva utazi icyo ushaka. Uruzi ko abantu bagera ku gihe cyo gushaka bamwe batazi icyo bashaka. Yego. Wenda wabaye muri ubwo buzima ukubitwa imijugujugu, amagambo mabi yuko ntacyo uzageraho, noneho wa muntu wakubwiye ko gukunda ukamwiroheraho wese kuko wabera ubonye ukubwira wumvise ko banagukunda biba gutyo. Aho rero nugerayo challenges z'urugo zikaza, uzavuga uti burya aho mutindi yanditse ntiriva yavuga y'Abanyarwanda, n'uyu nari nizeye warose nabi burinda buke. Rero reka tubabwire ibi bintu ni ubuzima, icyo ukeneye ni ukubumenya, hanyuma wabumenya ukabumanaginga. Bottom line ni management. Stress barayimanaginga, kuko stress izanwa na pressure z'ibyo udashoboye kumitinga. Ku ishuri amasomo ni menshi, watsinze, iyo ni pressure. Mu muryango wubahirije ibyo bagusaba byakunaniye, iyo ni pressure. Hari abagusaba ibishoboka n'ibidashoboka, wageze muri ya myaka ntibayumva, impinduka urimo gucamo mu mubiri no mu mitekerereze ntago babyumva, kandi we nturi bubihagarike, ntiwabihamagaye. You understand? Noneho rero twageze mu rushako, hajemo kubyara, hajemo gutwita, hajemo kurera, hajemo na bya bindi ku cyumba cy'umuryango mujya mutubwira. Stress ntishobora kubura. Aha rero aho tuganisha, reka wenda tunihute, nuko mental health isaba management. Ukeneye kujera urwo rugo winjiyemo, ukiri umukobwa ayo masomo urimo kwiga, in the first place urimo uriga ngo uzabe iki, ukwiriye kugira focus. Nugira focus hari intambara zizagabanyuka. Yego. Inshuti ugahitamo izikubanira, byakubana byinshi ukajya kubividura, ugashaka abantu bibwira ka wenyine, kawe n'inshuti zawe, ariko ntubike ibyo bintu byose byakuyobeye, wananiye, waburiye ubusobanuro ngo bisoze bikugejeje muri depression. So management nicyo dusabwa mu buzima, kuko bitubaho ntituzabikumira. Ni life, ni changes nkuko twahoze tubivuga. Uko umuntu akura, imisemburo igenda yirema mu mubiri we, nizo za hormonal changes twavugaga, cyangwa se cognitive processes, aho abandi bato twavugaga atangira kwimenya, umusore yatangiye guhindura ijwi, relationships zirahinduka, atangiye kugira ages umubiri umusaba bimwe atahoranye. Ibyo byose ahubwo nutamenya uburyo uri bumufashe, niho bishora muri bya byaha bimwe na bimwe, kuko arashaka ikintu kigabanya iyo stress yamubanye nyinshi. Uzi ikintu gishekeje, bimwe ku bagore bibaho mu rwego rwo kugabanya stress, hari abarya cyane. Nibyo. Cyangwa petika n'akatika, ubundi bigira extreme ebyiri. Kurya cyane rero urashaka kagashokora, kagasukari, kakuzanira umunezero, kagabanye ya stress, hanyuma ibiro byiyongere, utangire stress y'ibiro, noneho ube big mama. Batangire bakubwire bati twirire tuzambara amabubu. So nshuti zacu, ubwo iyo birenze ibyo ngibyo urimo ukura nkatwe, watangiye kwegereza menopause, ubwo icyokere cyatangiye kuza, hormones za menopause zibe zaje. You understand? So life is full of stress.
and stressing factors. Rero navuze byinshi so cyane. ubwo aho niho hagenda haturuka nyine nibyo ndumva ari ubuzima rero bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo ibintu byose tunyuramo mu buzima nibyo bigira ingaruka ku buzima bwacu bwo mu mutwe bitewe n'uburyo twebwe twabyakiriye. Urakoze cyane. Yego. Ubundi ikintu udafitiye control wigitaho imbaraga zawe iga kukimaneginga. Ikintu udashobora guhindura, ikintu udashobora gukontorora, wigishyiraho imbaraga, wicyegereza umutima. Niyo mvugo y'iki gihe. Ahubwo ba positive, uvuge okay, ninjiye muri relationship. Iyi relationship niba ntashobora kuyihindura, niki kiri positive nakora kugira ngo ushobore kuyimanaginga. Yego. Cyangwa niba ari ushobora kuvamo bigishoboka kwisohokamo, mutarinjira uyisohokemo, utegereze iri positive aho kugira ngo uzabe stressed kugeza wiyahuye. Ibi bintu rega nubwo turimo kubivuga tukanyuzamo tugaseka, iyo nta gikozwe abantu nibwo biyahura. Babandi tubona biyahura pe ari batoya, imishinga yose bakayipfana, ni depression yo kumva ngo nta kintu nkiramira, ntacyo nkimaze, yet biba bigihari byinshi wakora byiza. Yego. Rero umuti wa mbere nuko ibyo bintu iyo bimaze kugushobera wibibika, kuko byamaze kubindurwe, byamaze kuba ubumara, ntago bikikubaka, bisohore wakira umwuka mwiza muzima. Hamwe no kugendana urugendo na counselors na psychologists bizakuzanira indi shusho y'uwuriwe, bikurememo izindi mbaraga, ubona izindi strategies z'ukuntu wakora ibintu mu buryo buri better, utanga umusaruro, ubuzima bukomeze. So life is about management muri make. Wow. So hari umuntu wavuze ngo gutsindwa cyangwa kunanirwa ni amahirwe yo kongera kugerageza. Nandi mahirwe yo kongera kugerageza. Tujya dukunda kubivuga, ntabwo kuba wananiwe ikintu kimwe uyu munsi bihise biguhindura umuntu nyine wananiwe ibintu byose. Kandi kuba wagira ikintu ntigikunde ntabwo bivuze ko n'ibindi uzakora bitazakunda. So hari ibintu by'umwihariko abagore banyuramo, ukareba ubuzima bwabo ukumva rwose urabababariye. Kuriya muri relationship wari ubikomejeho mu kanya, akaba afite umuntu nawe utamushyigikira. Tuvuge niba yagize aga stress kamusunikiye ku craving for the sugars nkuko wari ubivuze, akirira aho kugira ngo mugenzi we amufashe no gushaka kumenya kwanza iyi mico yakomotse hehe kutari ubisanganywe, ahubwo we agafatiraho nyine akababonye nk'ikiganiro cyangwa nk'inkuru ya buri mugoroba uko atashye, akamuvugiraho nyine amagambo, noneho bikamufatanya na cya gihe arimo aranyuramo wenda watabohokeye kumubwira, akarushaho kujya hasi cyane. Yego. Uyu mugore tumubwira iki? Uyu mugore turashaka kumubwira ngo ubuzima ni ukubujera, kuko ibitubaho byose bifite some level ya stress bituzanira. Yego, ibyo twabimenye rwose. Imana cyose gihari. Impinduka yose, nk'uko umwana iyo avuye mu cyiciro cyo gukambakamba yatangiye guhaguruka no kwigenza, arangwa no kugwa kenshi, kuko abataragwiza imbaraga zihagarara wenyine ngo yigenze. No mu buzima busanzwe rero, nubwo tutagwa mu buryo buri physical, ariko nyine ugwa muri za decisions, nk'uko twavugaga bati ni challenges bahura nazo mu gihe hormonal changes zaje, bagatangira guprocessing ibirimo kuba mu mibiri yabo, mu bitekerezo, mu nshuti, na peer pressure ntabwo twayivuzeho, ni byinshi cyane. Yego. Aho ngaho niho abarwana, abarankunda, ndashaka kuba muri groupe y'abarunaka, nibanyemera, nibanshaka, nitureshya, ibyo byose bizana some level of stress. Nta kuntu rero wayihunga uretse kumenya kuyimanaging, ukamenya ngo this is natural first of all. Niba hormones z'ubutini zaje, wanizijwe, niba uri umusore, niba uri umukobwa, watangiye gukura, ingingo za ibyo byose bizana stress, ariko ukwiye kumenya ngo this is life. Yego. This is normal. This is natural. Ndimo nda transitioning. Yego. Ubwo ndava mu cyiciro njya mu kindi. Ndava mu cyiciro kimwe njya mu kindi. Umuntu abimenye gutyo urumva atari ishema, ugaselebrate that journey. Biramworohereza. Yes. You celebrate kugeze kuri level yaho uva mu bwana ukajya mu bwangavu, ejo ukava mu bwangavu ujya mu
mu adulthood yego rero biri nomo reka tubivuge gutyo ariko uko imibiri yacu iteye biba stress, buri mpinduka ikubayeho izana ka stress. Iyo rero utagize ubwo bumenyi ngo ugire n'abo uganiriza ugire n'abakuganiriza ukabyibikaho, nibyo bibyara ihungabana kandi bitakabaye bikwira. Rero ku bagore byagutse gutyo, bitangira uri umukobwa bikagera uri muri relationships hakazamo kubyara, hari n'ababyara batarashaka, ibyo byose ziba ari stress. yego Ku managinga relationships ni ikintu gikomeye cyane kuko n'ababyara bataragera mu rugo haba habayeho relationship, umwana azaza result of relationship. Rero ku managinga ubuzima nicyo dukwiriye kumastaringa, yego kuko ibitubaho byo ni party y'ubuzima kandi ntago twabyavoidinga, ntago twabihunga. Yego nongereho uvuze icyo kintu uburyo abana bava mu byiciro bajya mu bindi, hari n'ikindi kintu ugeze kuvugaho uvuga uti abubaka ubucuti mu bwubake hakiri kare kugira ngo icyo gihe nikigera bataza bakingiranira hanze y'ubuzima bwabo. Nibuka umuhungu wacu w'imfura ajya kugera muri iyo myaka nyine, twaraganiriye mubaza ukuntu abyiteguye, urumva hari amakuru amwe n'amwe aba afite, aba yasomye n'ibyo yumva muri bagenzi be n'iki. Ndamubwira rero njyewe nawe tugiye kugendana muri uru rugendo, ni ubwa mbere ngiye kuba mfite umutineja mu rugo, nawe ni ubwa mbere ugiye kuba umutini, so challenges ntabwo zizabura, ariko twumvikane ko icyo tuzahura nacyo cyose tuzakibonera igisubizo. Tubyumvikana gutyo, tubyemerana dutyo. Of course hari ibyo bimwe aba yiteguye bitaba cyangwa hakaba n'ibibaye atari yiteguye, ariko urumva iyo foundation ibihari, ni ukuvuga ngo ndi hano icyo ari cyo cyose, any challenge, icyo ushaka kubaza, icyo wisanzemo utarubizi, byagutunguye, ibyo bagenzi bawe bagushoyemo ukisanga hari ukuntu bita just come, tuzajya tubona igisubizo. Ariko ni ukuri so far so good, kandi si ukuvuga ko challenges zirahari ariko turaganira bikarangira nyine tubonye igisubizo, bikarangira tubihaye umurongo, ubuzima bugakomeza. Yes, so ibyo wavugaga stress kuko iba kuri level yose, ariko nyine biterwa n'uburyo wowe wabyakiriye n'uburyo ugiye kubimanaginga cyane. Niba uburemere bizanye uri bwemerero ko bwicara ku bitugu byawe byose urasigara uhetame, ariko nibwo buremere buje bugasanga rata witeguye kugira bimwe wemerera kwinjira n'ibindi utemerera kwinjira, ntago bizaguheza hasi cyane. So byose biterwa n'uburyo tubyitegura, n'uburyo nyine n'uburyo twitoza kubaho mu buzima bwacu no kubana n'abo bana. Yego no cyangwa natwe ubwacu. Nta kintu nahoze ntekereza ejo, hari akantu kabaye ahantu runaka mu bantu, ntukabona ikintu umuntu umwe ashingiyeho abiyevinga mu buryo nyine budasibiri wiyadi, wowe ukabibona nkaho ntabwo byari bikwiriye. Ariko byose ni bya bindi wavuze, how to manage, how we train, uko twitoza kudiringa n'ibitubaho n'ibitugeraho mu buzima. Hakaba nkibuka igihe kimwe nigeze ntozwa, ririya jambo riri mu migani rivuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Nigishwa uburyo ijambo ribabaza, ijambo ribi cyane cyane iyo uribwiwe n'umuntu ukunda cyangwa uribwiwe n'umuntu wawe wa hafi utanatekerezaga ko yari kubwira. Hanyuma ndangije nigishwa nyine uburyo ari njyewe wemereye ko biza kumbabaza. Nari mfite n'uburenganzira bwo kutaryemerera, nari mfite n'uburenganzira bwo gukingirana iyo myambi guhera inyuma y'umutima wanjye, nimvishe cyangwa ntimbabaze nk'uko yambabaje muri ako kanya. So ngayo nguko rero dusoza, reka gira icyo tuvuga. Yego dusoza rero, ni ukuri ni ukwibutsa abantu yuko ubuzima bwacu bwo mu mutwe burahenze kandi nibwo butugize, niyo moteri dukunda kubivuga. Ibikubaho rero wibigira ibanga igakubijera. Ikindi ba positive, be positive in life. Ibyo bikubaho utazi ubibaze,
ibyo uzi witoze kubimanaginga kugira ngo ubuzima bwawe ntibuze kuhahungabanira. ibyo udashoboye ushaka ubufasha. ibyo udashoboye ushaka ubufasha. thank you. ariko icyo turi buva aha twemeranyije ni ukumanaginga ibitubaho kuko life is full of stressing factors. I know. ubuzima bwuzuye ibintu bidutera stress kandi stress iri nacyo kuko twasanze ko ahanini izanwa n'impinduka z'ubuzima tugenda tunyuramo kandi buri nacyo bwemewe ko tubucamo kumanaginga ibitubaho nicyo dukeneye. Amen. rero turabakunda. Yego. ndumva twasoza. murakoze cyane kubana natwe. murakoze cyane. amahoro y'Imana Imana ibahe akomeze abane umugisha. namwe. Shalom shalom.